ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Twongeye kubaha ikaze bakunze ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi Karibusongo afite yaniseta amakuru y'ingirakamaro. Munyankindi we yariye karungu. Ni mu ikinamico rangurura. Agatakoso nahamagaye ntabwo ari wowe? Nukuri ndaje papa, narina. Ndavuze ngo uve hano none ahangaha. Vayo hano. Ariko se Munyankindi mugabo wanjye watewe n'ibiki? Niki cyaraye kikurakaje koko? Waraye ugeze aha wenda kuducamo kabiri nkugaburiye urabyanga. None ubyukanye umunaga. Ndakuyamye nawe, ndakuyamye. Ariko se Agatakucezwa ngaho vuba, cezwa ngaho. Nta nsuno ushaka kunkora mu ntoki. Mama, papa yabaye. Nari nanze kurwana nijoro ngo ntahungabanye umutekano w'abana ndetse n'abaturanyi. Ariko nunu bwakeye. Ngiye kukosora buriye bahongeye Munyankindi mbera mubi. Gatako se ni uvuga ugiye gukubita Munyankindi? Mama nakoze. Tuzibaho. Ceceka ngo nta nisoni. Wabonye ko ntajya ndeba ibicaracara ku mbuga nkoranyambaga rero ufata yambere ujya kuhansebereza ugira ngo ntabwo nzabimenya. Yagusebeje ate Munyankindi? Nitwa Agatako Melissa, nkaba nazanywe no kubabwira inkuru y'ubuzima bwanjye ngo mumpe ubufasha kuko ndananiwe pe. Mu by'ukuri ababyeyi banjye babanye mu makimbirane, bayabanamo, papa yataha agakubita mama akihangana, bigeze akajya agenda ntagaruke, ari nako amakimbirane yiyongera. Ni ukuri twagize agahinda kenshi njye na barumuna banjye. Ubwo noneho papa yafataga icyemezo cyo kuduta akajya mu nshoreke, mama wanjye yarabirwaye araremba, bigeze aharwarira mu bitaro by'indwara zo mu mutwe. Murumva kumwitaho no kwita kuri barumuna banjye kandi papa yaradutaye ntibyari byoroshye. Ubwo rero nahise mva mu ishuri. Ikibabaje kurutaho ni uko aho mama yoroherewe yahise nawe yigendera. Ubu nkaba mbayeho nabi na barumuna banjye, ngerageza kwisiga ngasa neza ariko ni ukuri ndakomerewe. Babyumviye nawe nyine. Ushaka gutinda kwisi bitera kubona koko. Ariko rero babyeyi ndabinginze mu mpakanya gato nisobanura. Usobanura iki? Agatako. Karame. Kigisebo nteye kuko nzagikwizahe. Ubu banzi badatuye naha rwose babonye ibi bintu bazi ko nataye urugo, nataye umugore wanjye n'abana nkajya mu nshoreke kubera wowe. Ndumiwe gusa nta kindi. Babyeyi banjye murabizi ko ibi ntaho bihuriye no kuri kwa rugutwika. Warakoze nyine. Ni inkuru bahimbye ndayikina bampemba 50,000 kandi hari n'andi mafaranga bazama, mbese ni ikinamico pe. Iyo niyo wakinnye se koko? None se mwebwe ko mubizi hari amakimbirane mufitanye? Papa, hari ubwo wadutaye ntubana na mama kandi ntimubana neza? Ntimuduhe ibyo dukeneye byose? None se ko icyo berenze ukajya kunsebya ku mbuga nkoranyambaga koko mwana we? Ni inkuru y'impimbano nakinnye yewe. Ariko se Munyankindi, ubundi za nkuru tureba muri filimi ziba zarabayeho? Siza abantu bahimba? Ku mwana kubwira ko ari akazi kandi katangiye kumwinjiriza amafaranga kuki utabyumva? Yewe azahemba izindi nkuru zivuga abandi bantu nge ntarimo vesti. Mundeke nigendere. Ariko umenye ko ntashobora kwihangana gukomeza gusaba mu bandi bantu. Ugira ngo si mbonye ntubonye kimwe cya kabiri cyane iseti karibu. Yego urubavu rwe ariko nturi kimwe cya kabiri cye Gisplay. Nyamara ubwo mbonye wamubonye ushatse wambwira. Oye Gisplay, umugabo wawe niwe nishakira jewe. Amakuru mfite rwose nkamwihira ubwe. Ni amakuru arebana n'ikizi? N'umurimo wo guhinga. Wakabaye umusherisheri se noneho wageze no mu kazi k'ubugoronome. Oyada, ni nama ashaka kumugira kandi yamubyarira inyungu rwose. Ntukomeza kumumisha rero uraba umuhombeje. Karibso wambwiye rwose ko kuntu makuru ya Niseti ari nko kumwigereraho. Ubundi se kuki ushaka kwihererana umugabo wanjye? Urumva? Nuko hari nama ashaka kumugira niramuka imuhiriye agomba kuzanyishyura Gisplay. Iyo rero ni nayo mpamvu ugomba kunshaho kuko Niseti ntacyo akora tutacyumvikanyeho kandi nunshaho ndamukumvishiriza ko ibyo umubwira bifite inyungu kugira ngo abyumve vuba. Okay. Gisplay niba ruko bimeze urumva nabonye umushoramari ugemura umusaruro w'urusenda mu mahanga akaba ashaka gukorana n'abahinzi.
kwa niseti ko tudahinga urusenda. ntiwumva se ko udahise utekereza nk'umuhinzi ubu iyo mbyibwirira niseti yari kubyumva vuba. Oya namaze kubyumva. Uwo mushoramari arashaka ko bamwe mu bahinzi binaha bongera urusenda mu byo bahinga kugira ngo ajye arurangura. Wabimenye rwose kuko arashaka rwinshi cyane. Arashaka abazaruhinga ku buso bunini ubundi rwakera akarurangura kandi ngo bazashora n'imigabane mu kigo cye. Ngo ntawe ikigo cye kizajya kigurira umusaruro w'urusenda adafite imigabane muri icyo kigo. None se uwo mushoramari azakorana nawe Karibuso cyangwa azakorana n'abahinzi? Oya icyo shaka ni ukubahuza hanyuma mukaziyumvikanira ibirebana no kuruhinga mwarangiza mukazarugeza kuri uwo mushoramari nawe yarangiza akarwohereza mu mahanga kandi ikindi mugashaka uko mushyira imigabane muri icyo kigo cye. Umushinga ni mwiza cyane rwose. Ngomba kuwugeza ku mugabo wanjye ubundi tugahinga urusenda kakahava. Erega tukanashora imigabane mu kigo nk'icyo kigemura umusaruro w'ubuhinzi mu mahanga. Ko dushyize birangiye. Halo. Yes, halo. Murinde ko ntabamenye. Tureshye ntabwo wamenye. Ntimugire ngo ni ukubirengagiza kuri sinabamenye. Urumva utazi umuntu bita Kati? Kati? Yego rwose wa munyamakuru mwahuriye mu birori by'isabukuru y'umwana wawe Wera. Oh, Kati TV show. Yego rwose ni njyewe. Impamvu nakuyobewe nuko ntatekerezaga ko wampamagara n'ukuri. Birumvikana kuko nta nimero yawe wampaye nisabye undi muntu wari uhari. Urantunguye n'ukuri. Icyo nguhamagariye rero. Yego. Hari umwana ufite ubumuga naraye mbonye mu birori. Nakomeje kubona aza yicaye iruhande rwawe ndetse mukanaganira. Uriya se uko wamubonye nanjye niko namubonye. Noneho ntabwo ari uwawe. Reka Mana we ubuse koko ndakuraho ababyeyi be ko nshaka gukorana nabo ikiganiro koko. Ubwo se ko bibyariye umwana ufite ubumuga urabashakaho iki koko? Ibyo mbashakira ni byiza hano Marie kandi ari bari n'umwana babyungukiramo pe. Gute suko? Twakorana ikiganiro bakavuga ibibazo bafite nk'abantu babyaye uriya mwana ufite ubumuga. Ibyo umwana afite nabyo bakabivuga. Kandi rwose ndabizi ko byakora abantu ku mutima bakabaha ubufasha. Mbese urabashaka ryari? Urabazi se ngo urandangire? Mu by'ukuri erega uriya mwana n'uwanjye ninjye namubyaye. Koko se n'uwawe cyangwa nuko wumvise ko nidukorana ikiganiro azahabwa ubufasha? Uriya mwana n'uwanjye yitwa Shimwa ahubwo mbwira icyo kiganiro tugikoze ryari. aha nahise Karibuso we mu kazi kanjye k'ubusherisheri. Ubusherisheri bwawe nawe wa mugabo we. Ariko munyanyi ubwo siyo mpamvu utajya umpamagara ngo umpe ibiraka koko. Rakasa ko byabuza mugabo kuba ari ukuri manganya. Mu bantu natekerezaga inahanga uzi ko utarimo munyanyi. Yewe buryo nta myaka ihari sugira ngo nagirane. Harakada byo kugendagenda mba mbihagaritse da. Turejo nubwo navuye inahanga ariko nabwo narayingarutse. Nyamara rero buriya munyankindi ndakumva dukoranye nagufasha rwose kubona kandi kazi ukoresha imodoka yawe aho kuyigemuza imyaka gusa. Ariko buriya ngewe mbonye n'umuntu ushaka kwimuka ndamwimura da. Ntabwo ushaka kwikorera ibikoresho by'ubwubatsi nubwo nkagenda nkabizana. Ntiwumva se nuko ngewe munyankindi nkora. Ubwo ntiwumva ko twakorana neza koko. Karibuso sheresheri bwawe nawe rero numva nge nta bushobora. Buriya rero no kwamamaza ndebaho neza neza. Kugisha ukuri. Aha sha munyanyi ibikorwa byose ukora nabyamamaza mu minsi mike. Telefone ntibikiva ku gutwi. Nta manda yigo. Komera Karibuso we. Muraho neza munyamakuru w'icyamamare. Aho ngaho nawe urakabije Karibu. Oya umva munyanyi uyu mukobwa yitwa Kati akagira urubuga rwa YouTube rwitwa Kate TV show. Nibyo rwose. Uyu ni umunyamakuru kuri za mbuga nkoranyambaga zanyu. Ntumbwire ko utamuzi. Niwe umurongo we YouTube rwose acishaho ibiganiro bitandukanye. Ntaho ushatse yakwamamariza ibyo ukora. Niko muko. Karame. Mu buzima bwawe wigeze utekereza ko tuzahura? Bigenze gute se kubera iki? Agatakura muzi. Agatako nyine. Ese kubirakariyemo munyanyi. Kubirakariyemo. Karibuso. Ndakumva. Uyu mukobwa ushobora kuba utamuzisha. Uyu ni umugome mubi. Ni shitani nimo abadayimoni n'abazimura basekuza bo bose bagenda muri we. Have. Ni dayimoni igendera. Have wa mugabo we.
karibu sowe. ndakumva Kati. Nari nkubonye nanga kugucaho nagusuhuje. Naho ubundi reka nikomereza urugendo rwawe. uragenda ugenda garuka hano. Uragenda utambwa iby'ikiganiro kinsebye wakoranye n'umukobwa wanjye sha. Kuki njye utangezeho ngo nanjye unyibarize umenye niba ibyo umwana akubwira ari byo cyangwa ari ibinyoma. Ese ugira ngo imbuto naguze ubushize sinkizifite express. Wanguriye se ko uyu munsi nari mfite ibinyomoro byisuwe. Aha. Sinagura ibindi batarabimara bitazapfira mu rugo kandi bihenda. Umva se ngaho usubizamo icyo kiganiro nsanze ureba se nikurikirire. Keretse nutegereza telefone yanjye ikajyamo umuriro. Naho ubundi warunshiriyeho. Ndahombye rwose. Harya wakirebaga ku muyoboro wande. Kuri Natani TV show. Uziko ibyo ari byo Karibuso yahoze ambwira birebana n'umushoramari ushaka gukorana n'abahinzi b'urusenda we. Cyane rwose. Numvise ashishikariza abahinzi guhinga urusenda ku bwinshi. Kandi bagashyira imigabane mu kigo cye kugira ngo bashobore kujya bakorana. Ngo icyo kigo kizakorana n'abahinzi b'urusenda kandi bashyize imigabane muri icyo kigo. Niko numvaga avuga muri icyo kiganiro. Ngo icyo kigo gitwara umusaruro w'ubuhinzi bw'urusenda mu mahanga. Nari nagize ngo naya Karibuso noneho ndabyemeye. Ariko rero buriya Karibuso amenya amakuru cyane. Ibyo umushoramari yari yabimbwiye anambwira ko umugabo wanjye n'iseta aramusaruhinze yamuhuza n'uwo mukire. Nuko nanjye ntari umuhinzi ariko nkurikije ibyo numvishe mu kiganiro uriya muntu ni serious. Uziko ngiye kubishishikariza umugabo wanjye n'iseta we. Akaruhinga se agashaka Karibuso akabanza akamuhuza n'uwo mukire ubundi tugahinga urusenda. Nakubwiye ngo nanjye nuko ntari umuhinzi ubundi uyu muntu ujye mu rusenda mu mahanga ntiyancika. Sibwo kwa n'iseti dukijijwe n'urusenda. Urashaka iki vesti? Ngo ndagushaka iki munyanki? Ubu sutashye igihe ki? Wowe usanzwe utaha mu gicuku? Sinashye waye. Siwaye ntashye. Niwe wariko ntago ngombaga kuntera ubwoba bigeze aha munyanki. Kubona utinda gutaha bidasanzwe nanaguhamagara kuri telefone ntiwitabe koko. Vesti. Ushobora kunteganya kwiryamira cyangwa nisubire mu kabari. Ugasubira mu kabari munyanki? Cyane rwose. Kuko mu kabari sinekereza iby'urubwa natewe n'umwana nibyariye. Ariko mana ubuse ko ubuzi iki Vesti? Koko kubona ushyigikira umwana mu mafuti. Mwana wamarabitse ngo igiye bunyankindi nagiye mu njoreke ngo narabataye kandi ari mwe nirwa mvunikira koko Vesti. Ndabizi rwose mugabo wanjye kuko rutikoresheje ngo tubone ibyo dukeneye kandi ndabigushimira. Wabishimira wabigira gute ni washyigikira umwana mu mafuti. Ariko siriya kari inkuru idase ziba sinshaka kumva ayo magambo yanyu ngo ni inkuru ariko imparabika ivuga uburyo ndi umubyeyi mubigiye umunyankindi. Nta soni ufite munyanki rwose zibaho gaho cye. Yo zina sinshaka kuryumva. Uwo mukobwa sinshaka no kongera kumubona mu maso yanjye. Ariko n'umwana wawe nawe watumye ntinda mu kabari kuko ntashakaga kumubona. Munyanki ubu ugiye gucika mu rugo rwacu kubera umwana twabyaye? Niba ushaka gukomeza kumuyibutsa niba yankoreye rero njye nzaruvamo nigendere. Iki munyanki? Nzaba atarigendere n'ubundi bigira inzira none inkuru muhimba zihinduka impamoda. Tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ayiwe munyankindi se kuko arakomeje ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kwigiraho no kwandika ijambo ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.